rwawe nubwo urimo wangwa utabwa abantu bakujugunye ni igute uzamenya ko uri safe Imana iri mu ruhande rwawe Imana iguha umugisha reka tubisengera data wa twese Imana ishobora byose nyaguhora ku ngoma turagushimiye ko dukunda urukundo rudasanzwe dutangiye mwami iki cyumweru turi imbere y'ubwiza bwawe twiringiye kuzabana nawe warakoze kutubeshaho mu cyumweru cyatambutse habayeho impanuka habayeho impfu habayeho ingorane twagize n'ingendo zitandukanye ariko Mana watubereye Imana mu bintu byose ko twagiye tunyura umugaragu wawe Jero umuha umugisha nanjye mwamundinde kandi bene data baherereye ku isi yose n'abashiki bacu baduhera umugisha abakunda umwe bwe barakanabwitangira ndetse n'abakunda kumva ibiganiro byacu bakanyurwa mwami baduhera umugisha bose bwa Yesu Kristo umwami wacu amen amen urakoze hari ikintu ushaka ko tuvuga ubundi hari abantu bajya bibeshya ko Imana ari impumyi itari mirebe ibyo urimo korerwa kuko hari n'abajya gusenga akavuga koko Mana ibi bintu urabireba burya rero ibintu uba wabonye Imana yabibonye kera kuko yo ireba ibyo ureba ikareba n'ibyo utarareba cyane ikumva ibyo wumvise ikumva n'ibyo utarumva sorora Imana si impumyi ku buryo itarimo ibona ibyo urimo ukorerwa yego ahubwo ikintu dukwiye gukora ni iki nuko yavuze ngo guhora ni ukwanjye niko Imana y'ukwayo nuko Imana wanagira witambika ngo ujye kwingureka guhora ni uko Imana kuko niza hikubita kandi umuntu akumva neza icyanga cy'inkoni mukubise so rero iyo umuntu ari muri ubwo buryo ntabwo Imana yareka abagome ngo bakwigire uko bashaka so no mu bimenyetso ko burya akenshi mu ntambara mu bibazo mu ngorane ahantu nyura abaguhemukira abagukorera ibintu bibi please ijambo nigarutsemo nibanyihanganire si ukurondogora Imana ntabwo ari impumyi ku buryo itareba ibyo urimo ukorerwa Imana si n'igipfamatwi ku buryo itumva ibyo ngo bagukorera babagambana ibyo wumva yarabyumvise n'ibyo utarumva yarabyumvise ibyo utabona yarabibonye n'ibyo narabibonye so rero Imana ishobora guceceka ikintu cya mbere Imana igukorera abantu bagushyize mu ngorane yego batangira gutakaza amahoro mu mutima umutima ukabahagararamo ukayibona n'amaso kandi wowe uriturije bakabaza amakuru yawe bakabaza aho unyura ugasanga nta jeri wabonye reka twifatire mu buzima bwacu busanzwe dukora experience yacu wabonye umuntu kwanga kugambanira ikintu cya mbere warifuza kumenya amakuru yawe niwe wa mbere ureba stati kuko atakaza amahoro arakugambanira ati jeri uzamwirukane akabona umwaka urashize turimo dukorana akavuga ati aho byagenze bite ko namusize umwanda nkamusiga amazira ntoki reka twikoreshereze ingero zacu twe kujya mu bandi abandi tuvuga turi hagati ko namusize amazira ntoki nkamugambanira ngatanga ibimenyetso simusiga kuki atamurekura so rero iyo amaze kubona ko ibyo yakoze n'akagambane kamunaniye batangira gutakaza amahoro umutima wabo ukabahagararamo bamenya aribuze mu birori bamuhaye ikiraka sarya yarimutse amakuru yawe abayakurikiranira hafi arabaza kuko umwobo yagucukuriye Imana yawusibye kandi ntabwo iwusiba urakomeza ukarangara abamareka kunyuza mu yindi nzira nyamara ucukuye akazawugwamo biravuga ngo ucukura umwobo azawugwamo n'ucukura amabuye azakomeretswa nayo n'utwara inkota azicwa nayo urumva ikintu cya mbere batakaza amahoro imitima ikabahagararamo pureshi ikazamuka ku bw'inabi bakugiriye ariko bakabona sitiri we nta kibazo ufite cyambere nacyumvise sinzi niba nizera ko mu myaka ufite no gutari mukuru utabuza abantu bakwanga uko biri kose babura se bacukura n'imyobo mukora mu kazi mu gihe urimo urarwana intambara bita kwiyubaka gutera imbere kugira icyo wageraho icya kabiri burya baba barwana na feva ugira muri ako kazi yego bo bayitakaje kuko uzarebe intambara hahandi ukiri umushomeri nta kibazo mufitanye baranakugurira bakanakubwira bati
akira amafaranga ntuzayatwishyure turabibona ko nta kazi ufite ukavuga uti se noneho ko mbonye akazi mbasha kugira icyo mbasha gufataho kuki ari bwo banyanze. Rega ikibazo babazi bundi hari abantu bibwira ko bagutanze kwiriba bavoma mbere bundi kuzindukira ku isoko siko guhaha. Yego ni ukuri kuzindukira ku isoko siko guhaha buri no kuzindukira ku isoko siko kuvoma kwa mbere barakuzana favor y'Imana ikuriho ugasa nk'ubanyuzeho bakakwanga rwango. Wari wabona umuntu reka twikoreshereze ingero zacu nk'uko wabivuze ubwo buri wese aragenda afata uruhande rwe bitewe na kariyeri arimo. Umuntu akagenda agusiga umwanda agusebya ashaka kugaragaza ko aho ugeze yaba atari we utakabaye uri aho. Runaka namushyize kuri kamera none dore buriya si yataba njyewe nta wari wabyumva nkavuga ati pasiteri suriya yari abizi sinjye wamuzanye kuri kamera bwa mbere yamba ntahari se yari kubikora. Urumva icyo gihe nyine aratangira kurwanya ashingiye urugero yamaze kubona neza ko ubugome yakoze ko uraperforminga kabisa cyane. Icyambere atangira gutakaza amaboko aba yaguteranjeho ntibakwanze aho yafunze amayira cyakomeje kunyuraho kandi akabona n'umurusha ubuzima bwiza. Nicyo kintu cyambere nitakaza ry'amahoro mu mitima yabo no ku mubiri bikagaragara. Wowe mu gihe ugenda yarimo azamuka utaza amakuru Imana ikunda abantu bihagararaho. Imana ikunda abantu bihagarara avuga ati mwami Imana ukazagira gute azantabara. Cyo gituma ntamwara amaso yanjye agakomera kamera nk'urutare cyane ngaho umburanya nahaguke mwereke niba impano waho umuntu ari inyuro acana naye ubundi cya kabiri wowe uyitanze nta n'umugisha ubuzongera kugira kuko ukuboko kw'ibumoso kwagize gute kwabimenye kandi ngo nuko nimutanga ukuboko kw'iburyo gatanga Mose ntukagire gute niko kabimenya none wowe bivuga ni twikomereza. Yego ndobereka iminota ntaza kwimara no kuvuga icya gatandatu si amarangamutima yabo conscience yabo ntibemerera kuruhuka kubera ubugome bagukoreye babayeho batabayeho ntibatuje. The conscience won't let them rest. Amarangamutima imyumvire ntituma baruhuka kuko bahora bishinja ku cyo bakoze muri cyo bakoze. Yego ngo barambeshyira ngo narakuvuze ngo barambeshyira ngo ndakurwanya nuko ntacyo mpfa nawe. Ugeze ujya witaba muri ribu ngo ugeze witaba umugenzacyaha Imana ishimutara umwitaba zaseka ngo harya bakobeshyera iki nuko abakubaza ngo harya bakubeshyera iki kandi bazi icyo bagufatiye. Batangira ngo rwose geje ntacyo mpfa nawe ngo no gutaboneka rwose ngo ntabazo ngabona ngo turakundana ngo no abantu bakunteranyaho mbega igitima kikadiha bakisobanura ntabyo bagize gute ntabyo bababajije nta ubugome bwabo nibyo bagukoreye ntibibaha kuruhuka babayeho nabi. Icyanyuma cyiza ngiye gusorezaho Imana ishimwe cyane. Turimo turavuga ngo ibimenyetso bikwereka ko nubwo baguhemukira ariko Imana iri mu ruhande rwawe. Icyanyuma Imana ikugeza aho batigeze bagera batazanagera iteka ryose. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akorera nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro
uri we kandi uri we niyo Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Umwe bw'Abera Ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Ndagusuje kandi nongeye kuguha ikaze ku Umwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye ni Jerry, nk'uko bisanzwe tugiye kubana nanone mu biganiro mutegurirwa ndetse mukanagezwaho na Pastor Ntambabazi. Yesu ashimwe. Pastor, umeze neza? Yesu ahimbazwe cyane. Yimeze neza, ndashima Imana. Yego. Ni byiza cyane. Ubwo nifuzaga kumenya igikorwa kimwe watubwiye cyo kugaburira abana bari mu mirire mibi ahantu kigeze, kuko benshi nagiye numva abantu twagiye duhura bavuga se ko nta kintu muri kubitubwiraho, bimeze bite? Ubwo niyo mpamvu mbitangiye kugira ngo abantu urakoze. Byo Ubumwe bw'Abera Ministries nk'uko navuze kuva kera ko atari idini, yego, ko ritenda no kuba naryo nta n'ibitekerezo byaryo, ahubwo twe twishimira ko buri muntu wese mu itorero rye abohejejwe. Yego. Muri urwo rwego rero mu gikorwa numva umwuka yashyize ku mutima wanjye kwari ukugira ngo hari ikibazo cyugaragara cy'abana bafite imirire mibi n'iki, rero biza kumva ko ari umuhamagara Imana impaye, ariko si mu Rwanda hose, ni mu kagari mbamo. Yego. Cyabona buri wese mu kagari arimo akagira impinduka. Buriya kuba nagura imodoka vuba si ikintu cyangora, nakwihambira. Ariko nje ntekereza mu myaka yanjye hose bana babayeho nabikubera ikindi ko nabaye muri bwa buzima nanjye. Yego. So rero bitumangirana amasezerano tuvugana none n'akagari mbamo cyangwa se umurenge aho nkorera, twumvikana ko mbabibasaba mwe kujya mwitangisha abantu mu bimparire. Yego. Ngira ngo tumaze gutanga ibihumbi birenga mu magana ngahe n'amafaranga menshi. Uyu munsi rero abana muri 24, yego, kwa muganga barimo barabasuzuma bagasanga noneho bagiraho basezerera. Hari abo bureba n'amaso ko bamaze gukira, ko ari ukubondora. Yego. Ariko byemezwa na muganga. Ubwo rero uyu munsi abagaragara ko bavuye muri bamaze gusubira mu buzima nyabwo neza, barahita bataha, dusigarana abandi bake. Ariyo mpamvu mu minsi mike tugiye gushyiraho uburyo iki kintu gihora gikorwa buri munsi. Yego, kizagenda. None ikindi kibango kintabibwira abantu, ngewe mba numva ari ukunakavuze. Hari abantu bambaze ngo none se ko muba muri kumwe ngo nyine ngo mwakavuzeho gatoya. Ndababwira ntabwo yari topic y'umunsi, ahubwo nuko kaciyemo kugira ngo bamenye ikintu cy'igikorwa. Urabona bamaze kutucyemeza cyuko twamaze kwishyura mituweli 200 ngaho urabizi. Yego. None ikindi Jerry mu bupfura n'ubunyangamugayo, wafata umwana uri ku isahani ukamwifotoreza harwaye ko ibyo nanjye ntabwo mbishyigikiye. Wagenda ukajya mu gikoni aho bateke, ntabwo ari ibintu byiza. Ushobora kwereka ibyo kurya biri. Icya mbere ni uko ubuyobozi babwizewe. Uvuze uti nkorana n'akagari runaka, ni ukuvuga ko ibyo bintu bihari. Ushaka imibare wabireba, ushaka uburyo byagenze wabibona. Ko n'ubundi igihe ntabwo mpaha. Yego. Cyo nkora no kusapotinga, gukurikirana. Ukiri ku kintu cyo guhaha, nibutse akandi kantu abantu babiri twari turi kumwe mu modoka igenda, bari kubyumva bahita bambaza ngo none se ngo nkatwe ko turi abacuruzi, nari ndi kuva ahantu kure Rusizi, barambwira se twe ducuruza ibintu bijyanye n'ibyo mu mazi. Umuntu we ufite atabasha kubona amafaranga ariko akaba yabasha kubona ibyo bintu by'ibiryo mu byo acuruza, akavuga ati nzajya mbigenera runaka, byo ntago byakwemerwa. Ubwo ndabatumikiye rwose stock yo tugiye kuyigira. Yego. Kubera ko abana bararwaye buri munsi. Yego. n'utudepe imiceri byo kurya bikenewe byose wabikoze twamwakira ari amafaranga ryo turamwakira hari inzira bicamo umva ngero guhaha naka amafaranga nkashikiriza abantu ko gikuntu nkora hari cyo bita mamari mieri sinzi abantu bamubaza mamari mieri mbega babitari nk'umubyeyi w'umucyo ku bana bashinzwe gukurikirana abana kubitaho n'ibindi byose abo rero nibo akagari duha tugakora ntago nge nkora nk'urwego rumwe yego ngende umufatanyabikorwa utanga mbega simbyite nguki ndumufatanya cyangwa se ndumu simbizi ngiye ntera inkunga igikorwa umwe bw'abera nkagikurikirana ko cyarangiye abashinzwe abana bakabagaburira barangiza bakabatwara kuri centre de santé kareba ko igasuzuma ko umwana akwiye kuva yavuye mu mutuku kera yavuye no mu muhondo ageze mu cyatsi kibisi uwo tukamusezerera tukabapfunyikira impamba
hagasigara nk'abandi. Kimwe nuko hari nk'umudamu ubu ngubu yatewe inda n'umugabo, n'umwana ufite imyaka 21 aterwa, yemerewe kubyara birumvikana, aterwa inda umugabo aramucika ntazi aho yagiye, kandi nta bushobozi amaze kubyara ahita arwara n'ibere. Ubwo bumwe bw'abera bwafashe cagiye twishyize, habaho gahunda yo kwigomwa kumuha amata kugira umwana acutse. Ni igikorwa cyiza cyane. Ubwo ariko nabwo tumuhawe n'iki? N'akagari n'ubuyobozi. Yego, ntabwo tujyamo hasi. Yego, ni byiza cyane. Ubwo rero wadutera inkunga uko ashaka, amafaranga, uburyo, ubushobozi n'ibindi byose. Erega nari nshonje urangaburira, nari nambaye. Kandi ikindi gihe sinjya mpisha ubuhamya bwanjye, nanjye natunzwe n'amaboko y'abandi mu bwana bwanjye, nta bushobozi ndabona. Rero nkumva nafasha n'abandi bose kugira mbashe kubarwanira ishyaka. Iki gikorwa kizagumaho, kiranahari, ariko sinibaza ko nakora video mpaganye. Ibyo byo ntago ari byo, gusa nizere ko abantumye bumviyeho ko n'abandi babishaka badufasha. Amafaranga ari liquide kuri ibyo ngibyo, nimba ucuruza imboga ukavuga uti imifungo 5 cyane cyangwa 2 nyigeneye abo bana, ndohereza amakarita 2 y'amata, ndohereza ikintu cyose. Ikindi noneho n'imiryango irafunguye, umuntu wumva yiyemeje yego kuba yaba muri iyo komite yo gufasha icyo gikorwa bikanagukira n'ahandi, yego no kuraratumye. Yego, nibyo kikava ku kagari kamwe bigakwira ahantu hose. Ko numva ashaka icyo kintu, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane, nizere ko abantu babisobanukiwe, banabyumvise, n'undi wese wari ufite ikintu abyibazaho asobanukiwe. Reka twigarukire n'insanganyamatsiko y'uyu munsi. Mushumba, nagira ngo noneho twiganirire bisanzwe mu kiganiro cyacu uyu munsi. Maze iminsi nibaza ku bintu bitandukanye, ariko umuntu watawe, umuntu uzi abantu bamuhemukira, umuntu ukora uko ashoboye ngo ave ku cyiciro ajye ahandi. Urabizi abantu badukikije bose ntabwo ariko baba batwifuriza ibyiza, nubwo ariko baba badukunze, nubwo bamwe badusekera, ariko urabizi, cyangwa bamwe na bamwe urabazi, uri kugerageza gusenga, uri kugerageza gukora, ariko uri kubona bidakunda. Mu gihe ubonye bimeze gutyo, ni ibihe bimenyetso, ni iki cyakwemeza ko Imana iri kumwe nawe? Ndibwira ngo niba numvise neza, ushobora kuvuze ngo ni ibihe bimenyetso byerekana ko Imana iri mu ruhande rwawe, nubwo urimo wangwa, utabwa, abantu bakujugunye, ni igute uzamenya ko uri safe, Imana iri mu ruhande rwawe. Imana iguhe umugisha. Reka tubisengera. Data wa twese, Imana ishobora byose, nyaguhora ku ngoma, turagushimiye ko dukunda urukundo rudasanzwe. Dutangiye Mwami iki cyumweru turi imbere y'ubwiza bwawe, twiringiye kuzabana nawe. Warakoze kutubeshaho muri cyumweru cyatambutse, habayeho impanuka, habayeho impfu, habayeho ingorane, twagize n'ingendo zitandukanye, ariko Mana watubereye Imana mu bintu byose uko twagiye tunyura. Umugaragu wawe Jero umuhe umugisha, nanjye Mwami undinde, kandi bene data baherereye ku isi yose n'abashiki bacu baduhera umugisha. Abakunda umwe bwe bakanabwitangira, ndetse n'abakunda kumva ibiganiro byacu bakanyurwa, Mwami baduhera umugisha bose, bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen. Urakoze. Hari ikintu ushaka ko tuvuga. Ubundi hari abantu bajya bibeshya ko Imana ari impumyi itari mirebe ibyo urimo korerwa, kuko hari n'abajya gusenga akavuga koko Mana ibi bintu urabireba. Burya rero ibintu uba wabonye Imana yabibonye kera, kuko yo ireba ibyo ureba, ikareba n'ibyo utarareba cyane, ikumva ibyo wumvise, ikumva n'ibyo utarumva. Soro Imana si impumyi ku buryo itarimo ibona ibyo urimo ukorerwa. Yego, ahubwo ikintu dukwiye gukora ni iki? Nuko yavuze ngo guhora ni ukwanjye, niko Imana yivuze, nuko Imana ntagire witambika ngo ujye guhora ni uko Imana, kuko niza hikubita kandi umuntu akumva neza icyanga cy'inkoni mukubise. So rero iyo umuntu ari muri ubwo buryo, ntabwo Imana yareka abagome ngo bakwigire uko bashaka. So no mu bimenyetso ko burya akenshi mu ntambara, mu bibazo, mu ngorane, ahantu nyura abaguhemukira, abagukorera ibintu bibi, please
ijambo nigarutsemo nibanyihanganire si ukurondogora. Imana ntabwo ari impumyi ku buryo itareba ibyo urimo ukorerwa. Imana si n'igipfamatwi ku buryo itumva ibyo ngo bagukorera babagambana. Ibyo wumva yarabyumvise n'ibyo utarumva yarabyumvise, ibyo utabona yarabibonye n'ibyo narabibonye. So rero Imana ishobora guceceka. Ikintu cya mbere Imana igukorera, abantu bagushyize mu ngorane batangira gutakaza amahoro mu mutima, umutima ukabahagararamo ukayibona n'amaso, kandi wowe uriturije. Bakabaza amakuru yawe, bakabaza aho unyura, ugasanga nta jeri wabonye. Reka twifatire mu buzima bwacu busanzwe, dukora experience yacu. Wabonye umuntu kwanga kugambanira, ikintu cya mbere warifuza kumenya amakuru yawe. Niwe wa mbere ureba stati, kuko atakaza amahoro. Arakugambanira ati jeri uzamwirukane, akabona umwaka urashize turimo dukorana, akavuga ati aho byagenze bite ko namusize umwanda nkamusiga amazira ntoki. Reka twikoreshereze ingero zacu twe kujya mu bandi abandi tuvuga turi hagati. Ko namusize amazira ntoki nkamugambanira ngatanga ibimenyetso simusiga kuki atamurekura. So rero iyo amaze kubona ko ibyo yakoze n'akagambane kamunaniye, batangira gutakaza amahoro, umutima wabo ukabahagararamo. Swamenya ari mu birori, bamuhaye ikiraka, sarya yarimutse, amakuru yawe abayakurikiranira hafi. Arabaza kuko umwobo yagucukuriye Imana yawusibye, kandi ntabwo iwusiba, urakomeza ukarangara, abamara kunyuza mu yindi nzira, nyamara ucukuye akazawugwamo. Bibiliya ivuga ngo ucukura umwobo azawugwamo, n'ucukura amabuye azakomeretswa nayo, n'utwara inkota azicwa nayo. Urumva ikintu cya mbere batakaza amahoro, imitima ikabahagararamo, pressure ikazamuka kubw'inabi bakugiriye, ariko bakabona style we nta kibazo ufite. Cyambere nacyumvise sinzi niba nizera ko mu myaka ufite no gutari mukuru utabuza abantu bakwanga uko biri kose. Babura se cyane n'imyobo mukora mu kazi, mu gihe urimo urarwana intambara bita kwiyubaka, gutera imbere, kugira icyo wageraho. Icya kabiri burya baba barwana na favor ugira muri ako kazi, bo bayitakaje. Kuko uzarebe intambara hahandi ukiri umushomeri nta kibazo mufitanye, baranakugurira bakanakubwira bati akira amafaranga ntuzayatwishyure, turabibona ko nta kazi ufite. Ukavuga uti se noneho ko mbonye akazi mbasha kugira icyo mbasha gufataho, kuki ari bwo banyanze. Rega ikibazo babazi bundi hari abantu bibwira ko bagutanze kwiriba bavoma mbere, bundi kuzindukira ku isoko siko guhaha. Ni ukuri kuzindukira ku isoko siko guhaha buri no kuzindukira ku isoko siko kuvoma kwa mbere. Barakuzana favor y'Imana ikuriho, ugasa nk'ubanyuzeho, bakakwanga rwango. Wari wabona umuntu, reka twikoreshereze ingero zacu nk'uko wabivuze, ubwo buri wese aragenda afata uruhande rwe bitewe na kariyeri arimo. Umuntu akagenda agusiga umwanda, agusebya, ashaka kugaragaza ko aho ugeze yaba atari we utakabaye uraho. Runaka namushyize kuri kamera, none dore buriya si yataba njyewe. Nta wari wabyumva, kavuga ati pasiteri suriya yari abizi, sinjye wamuzanye kuri kamera bwa mbere, yamba ntahari se yari kubikora. Urumva icyo gihe nyine aratangira kurwanya ashingiye. Urugero ntiyamaze kubona neza ko ubugome yakoze, ko uraperforminga kabisa cyane. Icyambere atangira gutakaza amahoro, ko aba yaguteranjeho ntibakwanze, aho yafunze amayira aracyakomeza kunyuraho, kandi akabona n'umurusha ubuzima bwiza. Nicyo kintu cyambere, nitakaza ry'amahoro mu mitima yabo no ku mubiri bikagaragara. Wowe mu gihe ugenda yarimo azamuka, muri make batangira guterera umusozi w'imbura amahoro, mitima ikabarya cyane, bakarwara pressure, bakarwara ibintu byose utamenya. Icyo ni cyambere. Icya kabiri nabyita ngo door starting closing for them. Ubwo ni nka imiryango itangira gufungwa cyane, ko umunyeshyari nta mugisha azagira. Imiryango yabo Imana itangira kuyifunga gake gake cyane. Yafotora igifilimi kigashya, ubundi proje akayibura binagasara kaburi yajya. Kubera iki?
uko yagiye avuga urya muntu niko bagiye bamubonamo amakosa n'ishyari n'umwuka mubi, dukontara tukagenda tugabanuka, dupfa banga gusezerera biceceka. Yego, noneho inzugi z'imigisha zigatangira kwifunga kuri bene aba bantu. Nubona umuntu wakurwanije, yego, inzugi zitangiye kwifunga, zavuga uti tu, Imana iri mu ruhande rwanjye. Katonda, ubu turacyari mu bimenyetso bikwereka ko Imana muri kumwe hagati y'aba bantu bakurwanya, banaguhemukira ubizi. Yego, niho zirifunga, gahomba ubuzima bugahagarara, akabura ahantu hafatira, kandi ukabura kuko ubivuze ngo guhora nuko Uwiteka. Yego cyane. Hari Zaburi yavuze ngo Uwiteka ngo ntazemera ko inkoni y'abanyabyaha ihora ku mwandu w'abakiranutsi. Yego, kugira ngo batazahindukira bakihorera akora iby'ubugoryi. Ntabwo Imana yifuza ko ihora ku mwandu w'umuntu. So inzugi, the doors that are closing, inzugi zitangira kwifunga, inzugi z'umugisha wabo muri zirafungwa. Noneho kandi zirafunga ugasanga akazi karahagaze, uburwayi, ingorane, kuko buriya iyo yavuze ngo ake bugereramwe abandi, niko nawe bazakugereramo gasendereye neza gacugushije bye. Aho Obadiya yavuze ngo uko wagenje abandi nawe niko uzagenjerezwa. Tinya hano Yesu yavuze ngo nujya gutanga ituro, ukibuka ko ari umuntu wahemukiye, risiga ubanze mwikira. Banza mwikira, kurisiga si ukuritura, uyarisigiro begeranye, ubone uzuriture. Nicyo kintu, kujya gutura gusa uko wahemukiye ari ibyo bujya mu rusengero, nta n'igiceri cyajya mu giseke, kuko uhemukiye muraririmbana, muricarana, muragenda, arimo arabara n'amateraniro, arimo arazi ibirambaro n'izihagaze, abandi urabazi ibyo bagukoreye, n'ibyo nyine ya mikino. So rero imigisha yabitangira kugenda ifungwa umwe kuri umwe, kandi uko imigisha yabifungwa, uko inzugi z'imigisha zifungwa, ayiwe niko wowe barwanya izo zikingwa. Muri make ni one bivuga ngo igihe urugi rwe rubaye shut on, ubwo door opens for you. Yes, iwawe birakinguye. Uko urugi rwabo rukinze rukinguye iwawe, uko urugi rwabo rukinze rukaba rukinguye urwawe cyane. Uko buri gihe ruba shut on, wowe ukaba iki? Open. Ngaya amahirwe uti kumbi Katonda abera nanjye, abantu babimenye, Imana iri kumwe nanjye. Icya gatatu, se wamubyite ngo iki, abo bantu batangira kuba bazengurutswe na struggle zikomeye, ibyago, ingorane, amarira. They become surrounded by struggle, bazengurukwa n'ibigeragezo. Ubundi struggle tuyitegutera, struggling ariko guca mu bintu, guhirimbana, ubwo gahirimbana mu ngorane, batangira kuzengurukwa n'ibintu bimeze nk'intambara, indwara ivaho, igituntu kivaho, haza uyumwe yagonze, byavuyeho, imodoka, cyamunara, inzu biranze, ibyo ugasanga nta kintu kimwe ari muri struggle atigeze abamo, kubera ko yashyize mu mahoro, nako yashyize mu kago w'Imana ikunda. Yego. Yes. Nk'abagiye abagore bakunda gusenya ingo z'abagenzi babo, nk'abagiye abagabo bakunda gusenya ingo z'abagenzi babo, byanga byakunda bura ni struggle. They become surrounded, akazengurukwa n'ibibazo. Niba struggle ariko bagiye ni inzitane mbi cyane. Muri struggle ni ibintu birindwi, strugglinga nyine gaca mu bikwazo, bikaguhangayikira, kandi uko harimo anyura mu bikwazo, undi we kugenda humutse, udamarara, aho uteye byera, aho ushyize akantu gakunda, aho ukagenda nkatwe abasaza ugasanga tugaruye ya sura nzima, noneho akaba nakwanga nabizi nawe ubizi, ariko ntibimubuze kureba video yawe, yenda akayireba yiciraguraho, ariko nubwo wanyongereye views wakoze. Uziko umuntu kwanga ni nawe ukureba akabirangiza, nta video yamucika, kubera ko abavuga ati reka nyumve katanyuriyemo, cyangwa ikosa nshingira nshaka akantu nuririra, akarinda yumva agakosa wakora. None se ntujya ubona, ukareba ukabona ikiganiro warakirebye ariko ntabwo wabyitayeho cyane, nyamara hari undi muntu wafashe akantu akagakata akagenda agakwirakwiza.
kanaka yakotoye, kanaka byagenze gutya, uko nguko nyine. So rero niko bimera. Icya kane cyerekana ko Imana iri mu ruhande rwawe nubwo baguhemukiye ubareba. Batangira gutakaza ikintu cyose bagukuyeho cyangwa bakuye ku bandi. Bagukuyeho gute? Nta muntu ugukuraho ikintu se? Nta muntu uzi gukuraho ikintu. Kamivuze mu Cyongereza, kamvuga yenda mu Cyongereza bisobanura they lose what they took from you, from granted. Ibintu by'ubuntu batwaye gutyo bakayifata nk'ibyoroshye, yakwambuye abishaka, yagutiye mikrofone arayivuna abishaka, hari ukuntu yatwaye ibintu yumva ari iby'ubuntu, nta mbega uri umuntu urahuriye. Ni ukuvuga ngo aba yabitwaye abizi ko bigufitiye akamaro, abizi ko ari n'icy'agaciro, akakwita ko uri umunyantege nke, ko nta bwenge ufite, kandi wazi agaciro kabyo. Yes, bizanamugirira akamaro, ariko batangira they lose, bigahita bitangira kubibura they took from you. None se baba from others, abandi batwaye kamera ubu baracyayifite? Oya, na mikrofone zifite ziri ubu se baracyazifite? Ntingi navuga neza. Hase byinyi n'iki kibazo, batangira kubibura kandi bagenda bamanuka, batangira kubitakaza, bikanatakara. So mama bageze ntabwo mpazi. Rega buriya nta mpamvu yo kukwirirwa ucungacunga, yego. Ubundi nujya gushaka amakuru y'umwanzi urarwara umutima pe. Dore amakuru ukeneye gushaka ku mwanzi niyo kumenya imigambi arimo agucurira, kugira ngo umenye uko kwirwanya. Kumenya ngo yavuze ibi ko twe mu buryo bwo mu mwuka tugenda ya jambo ngo uhora nuko Uwiteka. Ariko mu gihe Uwiteka ataramporera, sinemerewe no kwi-expose imbere yawe. Ugomba kumbura kandi mpari. Niba hari umugabo ura muri Kigali, atuye muri Kigali ningewe, harakumaruka. Ese ngikaho urayimwe hose ndahazi, ariko hari impamvu. Yego, so nukuvuga ngo nubwo Imana itaramporera, ariko sinzi expose, kandi urabizi ko they are still there. No, they are there. Byose ndabizi nta na kimwe, ariko gusanga nta gihe mbifitiye. Kuko igihe cyanjye mfite ni uburyo ngomba guperforminga muri kariya yanjye. Igihe mfite ni ukuzamura nivo y'imyumvire n'imitekerereze, kuko ibyo uko ndushaho kuzamuka niko mba nkinga imiryango y'intayikoze. So icyo bakuvanyeho barakibura. Hangwe nk'urugero buriya ubu ushingiye imyaka umaze ukora n'umwuga, umuntu ashobora kuza hagukuraho akantu gato akagira ngo kuyeho ibintu byose, akagira ngo arakwibye cyangwa arakurangije. Ariko kuri atwaye kimwe cya gato, ni nka 50 singitego iki, ni kimwe cy'ijana ku bumenyi wibitseho, kuko umuntu ataguhereza ibintu byose. Hari ibindi ashobora kubazi, hari ubundi buryo ashobora kubazi, none ukibaza ugasanga bya bindi yagukuyeho byamaze guta iki agaciro, byageze muri analog. Hari ibindi bisigaye bigezweho, ntabwo azi za CapCut, ntazi biki, ntazi kuvanga ya muziki n'ibintu byose. Reba nka turiya tuvideo njya nikora ashyira kuri stati, amenya ndukora gute, wamenya ari ibiki, kandi yashobora no kugira ngo ndadukoze. Urumva ndavumbura, uwanyeretse uko mbikora, mwitere hejuru kandi afite ibindi yandusha, kuko ndi buvanga amajwi. Buruzi ko njye nkora porogaramu ebyiri buriya, ni ukuri nkora ntuzi, mva muri Karina Master nkita ninjira muri ntuze muri InShot, nkavanga ya mashusho yose, narangiza ngakora ibindi bintu, ngafata ama video nkahindura ama audio, ngashyiramo wa muziki. Cyakora uri umupro. Narangiza byo gushyiramo ibindi byinshi nkabona nibi ko ari ijambo rituje. Urumva batangira gutakaza. Nkubaze niba kwambaye amafaranga azariye kingana iki, arashira, hanyuma azatabarwa nande, azatabarwa nande. Hari umuntu nazanye mugira ngo mubwire tujye mu kazi dutangire dukore, muhe ibikoresho, imashini na kamera, kajya agenda ahantu hose ashaka. Haciye igihe arambwira ngo nimwishyure, nubwo se ko nakuzanye tujye dufatanya wige, ubu uri kunyishyuza wankoreye iki?
ngo yango nyishyura atwara imashini yanjye n'ubu ngo cyangwa umunyigumane wasanga ari uwo nguwo yarayigumanye n'ubu barayifite nambwe imashini nyine urumva ubumenyi wabo umenye imashini urayitwaye ijyana none urangije ufite yavuye hanze iteye ubwoba ubumenyi ndabufite amaboko ndayafite naramuretse arayigumana kandi he was closer nyine umuntu ubona ukavuga uti ngwino twige ntawamenya rero itangira gusaza kandi nguhe n'amakuru buriya nyaguhu bamenya yame uko urushaho guhemuka ntukibwire ko bose bagufata nk'inyangamugayo barabimenya burya nubwo utavuga yego kuko dore bangukoresha wenda n'ikintu cy'ubutaha hasi kanaka mwapfuye akadarapo akavuga we bakubaza kanaka mwapfuye iki ntacyo ariko yatwaye imashini yawe uti niko byagenze byaje gutisa ni uko nguko ntibazayikoresha ajya kurega bagasanga uratuje kuzi icyo Rwanda so batangira gutakaza ibintu bagukuyeho yego imodoka igapfa igare rigapfa inzu igasaza ibiryo bigashira ese n'ibikopesha umuceri ntuzashira bigashira so icya gatandatu Imana itangira kubereka izamurwa ry'imibereho yawe how you raise up ukuntu kugenda uzamuka ibana ukuntu uzamuka performance ubona ukuntu performing Imana ikuzamura kuri uru rwego yego hari ikintu nabwiye Imana hari ubundi ngiye kukubwira ikintu jere kimbwire rwose ngewe nagize abahanuzi bampanurira imodoka kuva natangira gukizwa ariko sinagira umwete wo kwisengera ko numvaga imodoka atari ikintu cyihutirwa na n'ubu simbizi ati Imana iguhaye inzu n'imodoka ntiwe ati imodoka yose ntibanze inzu rwose mbona homba ariko naho ngeze ubu ndumva ashaka imodoka rwose imodoka irakenewe noneho ukuntu ubishaka rero tujye tubageraho bari abana bose ukuntu ubishaka rero ntabwo ushaka umuntu w'impano yo kunyurira ntabwo umurwango dore iyo atambona ntabwo yari kugera kuri nawe mfite imodoka nayatse ati do wayimuhaye n'uriya sinshaka imodoka ifite karite jaune ebyiri ushaka karite jaune imwe uvuze karite jaune ebyiri mfite yuko ari imodoka yanjye ikorera mu Rwanda ariko mfite indi itanditse yitwa ngo yayihawe na rero kugira ngo usuzugurire icyo wampaye wakireka uko umunsi ugira amasaha 28 kandi twese tukayabona n'uwaraye ariye buke shonje ariko winyurira nukuri kandi ndashaka imodoka pe ariko utaraye uriye n'uwaraye uriye mu gitondo barahurira gusora kandi n'uwatariye ntabura kujya kwituma mu gitondo umbaza uko bigenda ni ukuvuga ngo gutunga imodoka guhabwa impano nguhaye kamera ariko nyiguhanye n'igipapuro ngeretseho n'igipapuro kitazwi ariko kizwi na rubanda niyo mpamvu guhagarara kuri kamera ugatanga ikintu umuco mubi rata nta imodoka ifite karite jaune ebyiri ubushyize etikete ku kintu ni nk'ahandi batagira kanaka rero Imana nkorera ni kabyihorera ariko ndayishaka kandi nubwo ko nshaka ndabuze nziza iri hejuru yego bijyanye n'imyaka yanjye ariko idafite karite jaune ebyiri ifite karite jaune imwe nabyumva ariko yindi cyapa ngo dore rahise ngo yatagira akana buriya nkubwiza ukuri jeri aho kugira ngo umuntu aguhe ibyo kurya abiririmbe muri karitsiye yego njye byambaye umuntu yampaye inzu ariko rero ndi muri crise kweri narangije biganiriza ati biratera ukuntu abirebye nsanga uriya mugabo amakuru angeraho uhita ubimenya nahise mbwira twese twimuka mufunguza se ko wagiye akoze ko ufata ibyemezo mwaka gasuzuguro pe kuri nubwo ntuye mu zuru ryawe wajya tushyunga asohokamo nkigendera w'abandi urazinga uti akira nahise mbwira zamu twigendera ati bite ntitugende dore uko bimeze yaduhaye nibyo kuki yagiye kubigira igitaramo ubu nge sohoka ngo iyo atagira kanaka abararaye nyere hareruya n'urubuga rundi ku mugongo hano sigenda afata imyanzuro burya
abantu nkuko dukorana nko nguti sinkije ntabwo nakubaza byagenze gute nakubaza ngo nangahe ntakwishyura nkwishyura nubwo mba mbirangirije aho nabwo kubura dufite byinshi bituvuna mugabo mwana data niba umuntu yaguha imana akayigucyuriraho nayireke mu minsi mike they see you are rise bazakubona uri kuzamuka haleluya bakaba ufite ifunguzo y'inzu ufite imodoka barahinduye ubuzima ukagira kandi batabigizemo uruhare kuko Imana itaducyurira yaduhaye ntabwo yabikora kuko nta muntu icyurira ntabwo ijya ibikora kuko ntabwo ngo ntawe ariko rero bari ugasanga umuntu aguhaye akamodoka kagize indirimbo aguhaye inzu yagize indirimbo aguhaye umufuka w'umuceri ugize indirimbo niba icyuma ari indirimbo funga ibyawe ndeke rekeraho twese tuvuka twambaye ubusa buri nta kintu kiri mu kiganza bizanwa no gukora no kwizera kandi cyonze kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma na mwana niba n'umugabo yagura igitenge akagucyurira azakireka rwose erega ubundi nuko mutaza amakuru kifutse kikagira inkuru ariko kagira inkuru uko mutaza amakuru kagira inkuru Imana ikunda abantu bihagararaho avuga ati mwami Imana uko azagira gute azantabara cyo gituma na mwana amaso yanjye agakomera kamera nk'urutare cyane ngaho umburanya nahaguruke mwereke niba impano waho umuntu ari inyuro acana naye ubundi cya kabiri wowe uyitanze nta n'umugisha ubuzongera kugira kuko ukuboko kw'ibumoso kwagize gute kwabimenye kandi ngo nuko nimutanga ukuboko kw'iburyo gatanga ubumoso ntukagire gute niko kabimenye none wowe bivuga ni twikomereza yego ndubereka iminota ntaza kuyimara ni ukuvuga icya gatandatu si amarangamutima yabo conscience yabo yego ntibemerera kuruhuka kubera ubugome bagukoreye babayeho batabayeho ntibatuje the conscience won't let them rest amarangamutima imyumvire ntituma baruhuka kuko bahora bishinja ku cyo bakoze yego ngo barambeshyira ngo narakuvuze ngo barambeshyira ngo ndakurwanya nukuri ntacyo mpfa nawe ugeze ujya witaba muri ribu ngo ugeze witaba umugenzacyaha Imana ishimwe umwitaba zaseka ngo harya bakubeshyera iki nuko abakubaza ngo harya bakubeshyera iki kandi bazi icyo bagufatiye uratangira ngo rwose geje ntacyo mpfa nawe ngo no gutaboneka rwose ngo ntabazo ngo turakundana ngo no abantu bakunteranyaho mbega igitima kikadiha bakisobanura ntabyo bagize gute ntabyo bababajije ubugome bwabo nibyo bagukoreye ntibibaha kuruhuka babayeho nabi icyanyuma cyiza ngiye gusorezaho Imana ishimwe cyane turimo turavuga ngo ibimenyetso bikwereka ko nubwo baguhemukira ariko Imana iri mu ruhande rwawe icyanyuma Imana ikugeza aho batigeze bagera batazanagera iteka ryose amen yes rwose ikugeza ahantu ku buryo bo navuga ngo ni beyond them hasumbya haba cyane haba mu mitekerezo mu maso ntibashobora kuhahonyura n'ikirenge ntibanahagera Imana iguhe umugisha mugubwe neza byari ibimenyetso byerekana ko Imana ari mu ruhande rwawe muhabwe umugisha n'Imana shalom shalom amen.